uko mundeba ni umunyamakuru ku bufatanye bwa Maneri Entertainment ndetse na Validani TV. Abana abafana ba Rayon Sport, reka ngene mberekera ibyiza. Abasa bimeze bite? Abantu badashize mu mujyi baramutse baraye bafanase nawe urararamo none se ubu umugabo wafana Rayon Sport gutya turi bamwe muri kumwe hano abana n'umumotari ari hano abana bari mu rugo niwe twaze tubona aho zo gutwara ariko suko n'ubu tubona urakoze cyane wari kwiyumva ute iyo Rayon Sport itaza gutwara iki gikombe? Iyo Rayon Sport itagitwara njye nari kurara mu budiki. Wari kurara mu budiki mu biki? Mu biki? Mu biki? Oya nawe bivuze ko yara. Twabonye yuko ari ikipe ya Rayon Sport mwishimiye bigeze aha ngaha. Ese aramutse ari ikipe y'igihugu cyangwa se Amavubi yatwaye igikombe cyabibonye mu gikombe cy'isi wakitwara ute? Urumva ikipe y'u Rwanda itwaye igikombe cy'isi. Urumva birarenze no kubyinira ku isinga y'umuriro. Ku mashanyarazi hejuru. Kwisanga y'umuriro hejuru ariko mama ni ubusanzwe n'Imana yawe usanzwe ufana ngiye ufana no kwa gatandatu nari i Kigali twakubonye wurira moto tukubona uteremera kuri moto n'ibintu bidasanzwe amafaranga usanzwe usarara nasaraye birenze ukwemera bitewe nuko Rayon Sport yatanze ibyishimo mu gihugu cy'u Rwanda hose dushimishije n'umukuru w'igihugu mu gihe APR yayibabaje cyane. So reka tubivuge gutya muri ubu buryo dushobora kuvuga yuko ari inyota mwamufite y'igikombe ari nayo mpamvu mwishimye gutya. Ibyo ni ibisanzwe cyangwa no mu bundi buryo musanzwe mwishima gutya? Rayon Sport itanga show mu gihugu cy'u Rwanda, Rayon Sport itanga ambiance, Rayon Sport buri muntu wese aba yumva yayifana, nuko gusa twagiraga ikibazo cy'ubushobozi ndetse n'abakinnyi ariko ubu ngubu turi Daniel bakuye muri Muhazi United nta myaka 20 arayagera. Wowe wemeranwa n'umutoza hari ingingo Francis Christian umutoza utoza ikipe ya Rayon Sport yuko afite pura yo kubaka Rayon Sport ahereye mu batoyo? Turemeranwa cyane. Hari ingingo n'umutoza mwiza uzi kurobanura abakinnyi, hari ingingo n'umutoza mwiza uzi gutoza, hari ingingo n'umutoza mwiza uzi kuzamura impano, hari ingingo ibintu byose umutoza arabyujuje cyane, afite pura mu buryo bwose bushoboka. Gutsinda ikipe ya Gor Mahia yaratsinze mukeba muhanganiye w'ibihe byose APR yayitsinze ibitego 5 none mwebwe mwitsinze ibitego 2-1. Urumva ni nk'iki abafana ba Rayon Sport bakwiye kwishimira? Tugomba kwishimira yuko ikipe yacu yowe neza, tugomba kwishimira yuko ikipe yacu yarakrise neza. Ntabwo twebwe tumeze nka muteteri APR bahora batetesha buri gihe cyose. Twebwe abafana ba Rayon Sport bahora turi igihe cyose. Twebwe twirwanaho ubushobozi buke tuba dufite tugashobora byose ikipe yacu ikagenda neza. Si ukubateza ibintu bituma igihugu kigira ute kigira ikibazo ahubwo kwego urubyiruko rushishikariza urubyiruko anabyumve neza urubyiruko tugomba kurubwira ati bakagira iki bagakura amavuko mu bibuka
bagakura amafoko mu mifuka. Amafoko mu mifuka. Twagiye nibyo. Nibyo. Umufana ubona batsinzwe akaba yakiyahura cyangwa se akigirira nabi. So kuri icyo ngicyo reka tuganire kuri iki kintu. Hari abafana ubusanga wenda n'urugero afana APR undi afana Rayon, ariko akaba yumva yuko nk'ubu hari ushobora kuba yakishimira yuko iriya kipe muri Kenya ariyo yari gutwara igikombe, ariko nk'umufana birakwiye cyane nk'icyo wabwira nk'abo bantu. Ibyo ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo, nge ntabwo nemera iyo myemerere ya gutyo. Nuvuga ngo urugero rwa hafi Rayon Sport nimba yatwaye igikombe ngo mwagafanta ushobora gusanga ari kumwe agafanta Rayon Sport yatwaye igikombe ngo tubure gusangira, ariko umunyakenya se muzahurira he? Umunyakenya yatwaye kiriya gikombe naho mwahurira, ariko twebwe abanyarwanda tuba turi nk'abavandimwe, tuba turi nk'abavandimwe. Ikipe nimba Rayon Sport yatwaye igikombe, ubu igikombe yatwaye ni icy'abanyarwanda hose, twese hamwe tukagisangira. Ngubu twaye igikombe giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu, iryo ni ishema ku Rwanda. Kuba igikombe amarushanwa yarateguriwe iwacu mu Rwanda, noneho ikindi tukaba ari nako tunagitwaye, iryo ni ishema rero ry'abakunzi b'igihugu twese nk'aba Rayon Sport. Niyo mpamvu rero nimba ikipe yatwaye igikombe tugomba kubyishimira, kuko bari abanyakenya ntaho tuzahurira nabo, ariko hano turahura tugasangira, tugasabana, tugashima ibyishimo bya Rayon Sport. Nimba unteze n'umumotari ntwara moto ni urugero ntanze, ubwo ninjya gutwara abagenzi sindobanura, yaba umwape ndamutwara, yaba umuyovu ndamutwara, yaba Sunrise ndamutwara, donc umuntu wese, kubera ko turi abavandimwe. Niyo mpamvu rero tubishishikariza abantu bose ko bagomba gufana ariko bagashyiramo n'ubuvandimwe. Ikipe ya Rayon urabona ni ibyishimo, yabaganjije cyangwa se yanatsinze, mwabirakariye muri ko bimeze, byagenze bite? Ntabwo twishimye nk'abafana ba APR neza, ariko nabwo nyine nk'ikipe y'u Rwanda itera irushanwa riterwa inkunga na nyakubahwa perezida, nabwo ntabwo twababara cyane kabisa. usanzwe usarara? Nasaraye birenze ukwemera bitewe nuko Rayon Sport yatanze ibyishimo mu gihugu cy'u Rwanda hose, dushimishije n'umukuru w'igihugu mu gihe APR yayibabaje cyane. So reka tubivuge gutya, muri ubu buryo dushobora kuvuga yuko ari inyota mwamufite y'igikombe, ari nayo mpamvu mwishimye gutya. Ibyo ni ibisanzwe cyangwa no mu bundi buryo musanzwe mwishima gutya? Rayon Sport itanga show mu gihugu cy'u Rwanda, Rayon Sport itanga ambiance, Rayon Sport buri muntu wese aba yumva yayifana, nuko gusa
twagiraga ikibazo cy'ubushobozi ndetse n'abakinnyi ariko ubu ngubu turi n'ubundi nk'ibisanzwe tuzi yuko kenshi cyane babona yuko mu mujyi wa Kigali ariho hantu haboneka abafana benshi bagiye batandukanye ariko tuje gusanga mu karere ka Rusizi hari abafana bihishe kuri iyi nshuro kubera iki mubonetse ku munsi wa finali cyangwa se mukaboneka ku munsi w'igikombe ariho mwatwaye igikombe. Twebwe nk'abafana ba Rayon Sport igihe cyose duhora turi hejuru. Rayon Sport ni ikipe itanga ambiance, Rayon Sport ni ikipe itanga ibyishimo mu gihugu cy'u Rwanda. Rayon Sport abantu bose barayikunda, kuriya nta kintu na kimwe wakora utafaniye Rayon Sport. So Rayon Sport ni ikipe mwese mukunda ariko kuri uyu munsi twabonye yuko burya bajya bavuga ngo ibyishimo by'abantu benshi twavuga yuko babihuriraho. Hari abafana ba APR baje bivanga ndetse n'abafana ba Rayon bivanga n'abafana ba Espoir. Bishatse kuvuga iki? Rayon Sport itanga show, Rayon Sport itanga ibyishimo. Rayon Sport yiye kwifana ni ikipe iguha ibyishimo uko wumva ibitekereza. Rayon Sport itanga ambiance ahantu hose, yaba Rusizi yaba Kigali yaba mu turere twose tw'igihugu. Rayon Sport itanga ibyishimo bishoboka byose. So twamanutse mu kibuga nk'umufana mukuru wa Rayon Sport, reba abafana rwose utabuzi nk'abakinnyi nk'abangahe bo mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi watubwira nk'abakinnyi nk'abangahe bari bagiye mu kibuga? Dande Junior umuzamu wa Rayon Sport ari hejuru cyane, Kabange ari hejuru cyane, Ganijureri ari hejuru cyane, Kameni rutayizamu wacu nawe ari hejuru cyane, kandi babyitwaye neza. Eri tatu ntago nakwibagirwa mu winga ukomeye cyane, bose bari hejuru bameze neza. Mbo bishatse kuvuga urakoze cyane, bishatse kuvuga yuko ikipe ya Rayon Sport igiye kutwereka ibirori bitandukanye uretse uyu munsi ndetse izagisohokera igihugu cy'u Rwanda. Rayon Sport yacu uyu mwaka ifite ubuyobozi bwiza, Rayon Sport yacu uyu mwaka ifite ubushobozi, Rayon Sport uyu mwaka ifite umutoza mwiza, ahantu hose mu kibuga irigaragaza igatanga ambiance ishoboka mu buryo bwose bushoboka. So twishime nk'abanyarwanda twese twishimire intsinzi itashye mu Rwanda kubera yuko waba ufana Rayon cyangwa se waba ufana APR twese tugomba gukunda igihugu cyacu kubera yuko ni igihugu cyiza cyane kibasha guteza umupira w'amaguru imbere. Urakoze cyane mugabo. Murakoze namwe cyane, mugomeze muteze siporo yacu imbere kandi namwe mugomeze mufonere siporo kuko iri hejuru cyane itanga ibyishimo mu buryo bwose bushoboka. Murakoze. So murakoze cyane abadukurikira ku bufatanye bwa Maneri Entertainment ndetse na Validani TV. Aha niho mwajya mubona ibiganiro byacu tugenda ducishaho. Murakoze cyane. Ikipe ya Rayon Sport itsindiwe igitego n'umwana ukiri muto cyane bita Muhoza Daniel bakuye muri Muhazi United, nta myaka 20 arayagera. Wowe wemeranwa n'umutoza hari ingingo Francis Christian, umutoza utoza ikipe ya Rayon Sport, yuko afite pura yo kubaka Rayon Sport ahereye mu batoye? Turemeranwa cyane. Hari ingingo n'umutoza mwiza uzi kurobanura abakinnyi, hari ingingo n'umutoza mwiza uzi gutoza, hari ingingo n'umutoza mwiza uzi kuzamura impano, hari ingingo ibintu byose umutoza arabyujuje cyane, afite kura mu buryo bwose bushoboka. Gutsinda ikipe ya Gor Mahia yaratsinze mukeba muhanganiye w'ibihe byose. APR yayitsinze ibitego 5 none mwebwe mwitsinze ibitego 2-1. Urumva ni nk'iki abafana ba Rayon Sport bakwiye kwishimira? Tugomba kwishimira yuko ikipe yacu yowe neza, tugomba kwishimira yuko ikipe yacu yarakrise neza. Ntabwo twebwe tumeze nka Muteteri APR bahora batetesha buri gihe cyose. Twebwe abafana ba Rayon Sport bahora turi hejuru igihe cyose. Twebwe twirwanaho ubushobozi buke tuba dufite, tugashobora byose ikipe yacu ikagenda neza. Ni iyo message wakohereza Bwana Murenzi Abdara uyoboye ikipe ya Rayon Sport kwinshuro nk'abafana ba Rayon Sport mu gihe ayoboye by'inzira cyo? Mera byose turashimira Murenzi Abdara ahantu wagejeje Rayon Sport ayoboye neza. Turashimira n'umukuru w'igihugu cyacu Perezida Nyakubahwa Kagame adufasha muri byinshi, umupira wa siporo yarawuzamuye yawuteje imbere. Turashimira abafana muri rusange twabaye nyuma ya ekipe ya Rayon Sport mu bihe bibi ndetse no mu byiza turi hafi mu bintu byose bishoboka muri Rayon Sport byagenze neza, turabishima cyane. Bivuze ngo uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira, iki ni igikombe cya mbere ikipe ya Rayon Sport itwaye. Rayon Sport izakina shampiyona, Rayon Sport izakina Super Coupe, Rayon Sport izakina igikombe cy'amahoro. Bivuze ko ibikombe byose uyu mwaka ikipe ya Rayon Sport igiye kugikubira. Rayon Sport bitewe n'uko yarokise neza, Rayon Sport bitewe n'uko ifite umutoza mwiza,
Rayon Sport bitewe n'uko ifite ubuyobozi bwiza, Rayon Sport bitewe n'uko ifite ubushobozi igomba kwitwara neza muri ibikombe byose, yaba shampiyona yaba Confederation Cup, izitwara neza uko bishoboka kose kandi tuzabigeraho. murakoze cyane, reka tugushimire. Murakoze cyane namwe, mukomeze mugire enjoy by Rayon Sport. Thank you. Umunsi w'ibyishimo cyangwa se twavuga yuko ari umunsi w'igitangaza haba ku bafana bo mu gihugu cy'u Rwanda hose bagiye batandukanye. Uyu munsi turi mu karere ka Rusizi, twavuga yuko umufana tugiye kuganira ari we mufana ukomeye cyangwa se umufana twavuga yuko ahagarariye abandi mu karere ka Rusizi. Mwebwe mu bireba cyangwa se mudukurikiranye murabona yuko yawukereye yambaye jeze ya Rayon Sport, ariko afite icyo twakwita imvamutima cyangwa se ibyishimo ndetse bigaragara. Urakoze cyane, twatangira tuganira. Murakoze cyane. Ndi umufana wa Rayon Sport nk'uko bivuga, mfite ibyishimo nyine ko yakoreye Rayon Sport yatsinze. Tureba muri Sport imeze neza, ituraje neza mbese. So hari ikintu bajya bavuga ngo ari igihe umuntu aturana n'ibyiza. Ibyiza byabereye imbere y'umuryango aho cururiza. Ibi ni ibyishimo, ni ukubera yuko twavuga ko waba uri perezida w'abafana ba Rayon Sport mu karere ka Rusizi. Oya, ntabwo ndi perezida w'abafana ba Rayon Sport, ni umukunzi wa Rayon Sport nk'abandi bose, gusa ni ikipe yanjye nkunda nyine. Iyo yatsinze mba numva nishimye, nkarara neza nta kibazo. So hari impamvu buriya abafana bashobora kuba bateranira imbere y'umuryango w'aho cururiza. Byanze bikunze nuko nubwo utari perezida wenda w'abafana bo mu karere ka Rusizi, ariko twavuga yuko uri umukunzi w'ikipe ya Rayon, ndetse binagaragara impamvu hari fagita zifatika kubera yuko wambaye umupira wa Rayon Sport waje wabukereye. Ibyishimo byabereye imbere y'umuryango, bishatse kuvuga yuko abantu bakugannye kubera yuko bazi yuko ushobora no kuba wabahagarara cyangwa mu mifanire yawe hari icyo bafasha. Njyewe ndi umufana wa Rayon Sport mwiza, ngo ibyishimo kuba byabereye imbere y'umuryango wanjye. Urabona ndikorera mu isoko kandi ngakorera ahantu heza, ngo nkorera ku muhanda. Ubwo rero abakunzi ba Rayon Sport bose nyine urabona ko ari n'inshuti zanjye hafi ya bose, ni abantu banjye nyine, niyo mpamvu baje kwizihiza hano. Kaba nikorera n'uruhande rw'abamotari. Urumva abamotari haba harimo abamotari bakunda Rayon Sport, bigatuma rero iyo itsinze bamera nk'aho bahagurukiye ahangaha. Sinabura kuvuga ko atari nabura kuvuga ko ari nko kuri stade, bahagurukiye ahangaha ko turi mu isoko rigari rero. Bigatuma rero bishima kandi bakaba ari na hafi y'umuhanda aho dukorera. So watangiye gukunda Rayon Sport ryari igihe umuntu wenda akunda ikipe bitewe nuko yatsinze cyangwa se yatwaye igikombe, nk'ubu ngubu hari urahita ayikunda guhera ubu ngubu? Wowe watangiye gukunda Rayon Sport ryari? Njye natangiye gukunda Rayon Sport muri 99. Muri 99 nicyo gihe natangiye gukunda Rayon Sport. Bishatse kuvuga yuko Rayon Sport imaze igihe. Ubundi imaze igihe cyane. Abafana ni iki kibatera imbaraga cyangwa se mu kwihangana kugira ngo ikipe ubone ntiri gutwara ibikombe cyangwa se ikipe ntiri kujya mu marushanwa akomeye ariko ugakomeza kwiguma? Icyo cyizere uyiha kiba cyaturutse kuki cyawe biba byagenze gutyo? Ubundi iyo ukunda ikipe ukunda n'izindi, kugira ngo ubashe gufana neza no gukunda n'izindi. Rayon Sport ntago yakomera cyane APR idahari, Rayon Sport ndi yakomera cyane Kiyovu idahari. Uvuga ngo kugira ngo ucyambere Daporo turashima ubuyobozi bw'igihugu buzana amakipe ukazana ibyishimo iwacu, kugira ngo Rayon Sport rero ibashe gukomera nuko iba yahuye n'andi makipe mu gihugu, noneho ikareba kote febre yayo mbi, noneho ikagura abakinnyi baruta babandi b'iyindi kipe ihari. Uko Rayon Sport ndi yakomera cyane idahuye n'amakipe akomeye kugira ngo tuye ko Rayon Sport ihari. Niyo mpamvu iyo yatsinze nyine turishima, yanatsindwa tukareba impamvu yatsinzwe tukajya gukosora. Ntabwo turi babafana be mu bindi bihugu tujya twumva kubera ko ikipe yatsinzwe ikiyahura, uwo ntabwo ari umufana, ntabwo ari umukunzi w'ikipe. Kandi noneho ikindi dushimira inzego z'umutekano iwacu mu Rwanda ni uko zituba hafi. Iyo twatsinzwe turabyihanganira, kandi niyo twanatsinze turishima nyine, ariko ntitubangamira abandi bayandi makipe. Murakoze. So tugarishe kuri icyo ngicyo ngo hari umufana ubona watsinzwe akaba yakiyahura cyangwa se akigirira nabi. So kuri icyo ngicyo reka tuganire kuri iki kintu. Hari abafana ubu usanga wenda n'urugero afana APR undi afana Rayon, ariko akaba yumva yuko nk'ubu hari ushobora kuba yakishimira yuko iriya kipe muri Kenya ariyo yari gutwara igikombe, ariko nk'umufana birakwiye cyane nk'icyo wabwira nk'abo bantu? Ibyo ntabwo ari byo, njye ntabwo nemera iyo myemerere ya gutyo. Nuvuga ngo urugero rwa hafi Rayon Sport nimba yatwaye igikombe,
ngo nywa agafanta ushobora gusanga ndi kunywa agafanta Rayon Sport yatwaye igikombe ngo tubure gusangira ariko umunyakenya se muzahurira he umunyakenya yatwaye kiriya gikombe naho mwahurira ariko twebwe abanyarwanda tuba turi nk'abavandimwe ikipe nimba Rayon Sport yatwaye igikombe ubu igikombe yatwaye ni icy'abanyarwanda hose twese hamwe tukagisangira ngubu twaye igikombe giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu iryo ni ishema ku Rwanda kuba igikombe amarushanwa yarateguriwe iwacu mu Rwanda noneho ikindi tukaba ari nako tunagitwaye iryo ni ishema rero ry'abakunzi b'igihugu twese nk'aba Rayon Sport niyo mpamvu rero nimba ikipe yatwaye igikombe tugomba kubyishimira kuko bari abanyakenya ntaho tuzahurira nabo ariko hano turahura tugasangira tugasabana tugashima ibyishimo bya Rayon Sport nimba nteze n'umumotari ntwara moto ni urugero ntanze ubwo ninjya gutwara abagenzi sindobanura yaba umwape ndamutwara yaba umuyovu ndamutwara yaba Sunrise ndamutwara donc umuntu wese kubera ko turi abavandimwe niyo mpamvu rero tubishishikariza abantu bose ko bagomba gufana ariko bagashyiramo n'ubuvandimwe kiri turi abanyarwanda tugomba kugira indangagaciro zituranga nk'abantu b'abanyarwanda so reka tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu byanze bikunze hari icyo wabwira abafana ba APR bavuyemo mu irushanwa mbere ndetse n'andi makipe atabashije gutwara igikombe ndetse yaba niyo ikipe yo muri Kenya hari icyo wayibwira ukagira n'icyo urangiza ubwira abafana ba Rayon Sport urakoze icyambere ndashimira abafana ba APR baragerageje rwose baragerageje bitwaye neza mu irushanwa nubwo uyu mwaka byanze ariko ubutaha bizakunda ubu rero icyo ni kimwe mbahaye pole icya kabiri ngarutse kuri Rayon Sport uyu mwaka nyine niyo mahirwe yacu yari umwaka wacu nubwo twabuze shampiyona y'igikombe cya shampiyona yacu mu Rwanda ariko uyu mwaka nyine wari umwaka nyine cyambere turashima Imana cya kabiri dushime n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagerageje gutegura cya gatatu dushime n'igihugu ko cyatuzaniye ibyizi wacu ikindi ntago navuga kuri ari amakipe yo hanze uko sinzi imiteguro yarakomeye kandi yari abikwiriye nge ntago ndi muri babafana bo kuza kuvuga ngo ndishima kuri mukeba wapi umupira uraramuka none abari ngewe ejo akaba ari wowe bajya bavuga ngo uridunda none abari ngewe ucura kwidunda ujya mu izamu ryawe nundi ukazindunda ujya mu izamu ryiwe gusa courage ubutaha bazabikora nabo ariko ubu ngubu chance yari ya Rayon Sport turashima rero ko igikombe tugitwaye murakoze so tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tuzi yuko ari igihe umuntu afana cyangwa se bikamuhira bikaba byiza kuri uyu munsi ejo ntibigende neza hari igihe waba warigeze kubona ikipe ya Rayon yatsinzwe cyangwa se iri mu mikino mibi ukumva wayivaho cyangwa bikakubabaza umunsi byagenze ute nge ntago negeze kuba Rayon Sport yatsinzwe ngo nyiveho ntago wayivaho Rayon Sport so wayivaho gute nuvanga umupira habamwe ibintu bibiri bitatu kwanza no gutsinda cyangwa se kunganya no gutsindwa ubwo rero igiye mu kibuga ibyo byose ubyiteguye ko bishaka kubaho iyo bimaze kubyitegura rero ntago ubabara ngo ujye wajya muri akateguro kuba wababara ngo wiyahure oya none uratsinda ejo ugatsindwa ejo ukanganya yo ibivuyemo ujya gukosora impamvu yubasha kugira ku bakinnyi basha kumutoza basha gukosora ibyapfuye kugira ngo ejo uzabyubakire no mupira mwiza niyo mpamvu tuvuga ngo ntago twayivaho uwo ngo ntago aba ari umukunzi uva ntago wahora ufite ibintu byiza cya kabiri tuba mwisi isi rero habamwe ibintu bidushimisha habamo n'ibitubabaza rero ni cyagiye twatsinzwe twajya gukosora none tukazagaruka dukosora amakosa twakosheje nawe so turi mu karere ka Rusizi uyu mupapa acuruza mu karere ka Rusizi ku muryango wa mbere w'isoko mwajya muza mukanamuhahira n'umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane turabashimiye murakoze cyane murakoze nawe so turi mu karere ka Rusizi uyu niwe mu mama uhagarariye abafana bo mu karere ka Rusizi mu gufana Rayon twavuga yuko ni umufana udasanzwe kubera yuko mwamubonye cyase ku mashusho ni umuntu udasanzwe mu buryo bw'imifanire yiwe umeze ute meze neza wiyumva ute kuba Rayon yatwaye igikombe kuri uyu munsi ndiyumva neza numva nishimye cyane ni ibintu warutegereje nishimo kuri njyewe nari maze iminsi mvuga igikundiro none bitadushimisha ibi byishimo ufite urumva bingana iki ibi byishimo kabisa nzabihorana yatsinda itatsinda
ndi umufana wa Rayon Sports. none se twabonye hari ikintu twabonye nk'abafana cyangwa se nk'abakunzi b'umupira twabonye yuko ikipe ya Rayon uretse n'abafana bafana Rayon ndetse n'aba APR n'aba Espoir n'izindi kipe baje gufana niko bimeze Rusizi dufana amakipe neza cyane niko bimeze. Bishatse kuvuga ko hari hamaze igihe utegereje iki gikombe. Hari hashize igihe tuvuga aho dukorera mu kazi nk'abamama ati twebwe Rayon Sports tuyiri inyuma kandi turabizi nazo izabikora. So wari kwiyumva ute iyo Rayon Sports itaza gutwara iki gikombe? Iyo Rayon Sports itagitwara njye nari kurara mu budiki. Wari kurara mu budiki mu biki? Mu biki n'umukivu. Mu biki? Oya nawe bivuze ko twabonye yuko ari ikipe ya Rayon Sports mwishimiye bigeze ahangaha. Ese aramutse ari ikipe y'igihugu cyangwa se Amavubi yatwaye igikombe cyabibonye mu gikombe cy'isi wakitwara ute? Urumva ikipe y'u Rwanda itwaye igikombe cy'isi urumva birarenze no kubyinira ku isinga y'umuriro ku mashanyarazi hejuru ku isinga y'umuriro hejuru. Ariko mama ni ubusanzwe n'impano yawe usanzwe ufana ngiye ufana no kwa gatandatu nari i Kigali twakubonye wurira moto tukubona uteremera kuri moto n'ibintu bidasanzwe amafaranga wari witeguye ikipe yanjye nayamenye wabiteguye uyu munsi nabiteguye njyana ndi mu kazi kanya nkajya vuga ati ariko ni hahandi saa 12 ndabona hagafunze. Ijoro ryawe ry'uyu munsi riraza kugenda gute? Ijoro ryanjye banza ndarata ndi kumwe n'abamarayika. Uyu munsi uraryama? Ni ijoro rishya. Uyu munsi uraryama? Uyu munsi ndaryama neza cyane. So njyewe nk'uko mbibona nabonye ko uri umufana wa mbere haba mu gihugu ndetse n'ahandi ntibisanzwe kubona yuko igitsina gore cyangwa se abagore bafana mu buryo bafanyemo uwakureba ashobora kugira ngo ni amazi bakumennyeho cyangwa ni ibindi bintu. Oya ni ibyuya. Ni ibyuya? Izi ni imvune z'abahanzi. Ni imvune z'abahanzi. Mama uretse ikipe ya Rayon reka tunyarukire mu zindi kipe zo hanze kuko uri umusportifu Arsenal ndayifana ahubwo bishatse kuvuga ko abatanga amavuta bakeya urumva ariko wama nk'abakinnyi 10 ba muri Arsenal nkabamenya noneho nkajya mbafana mvuga ngo mama widucika wino hangana tubwire abafana batanu bo muri Arsenal tubwire umwe basi ngo harimo nde ngwino tubwire abafana ba Arsenal uzi. So ahangaha turi kumwe n'umufana wa APR twagiye ku mpande zombi kugira tugere tubaza uko ibyishimo babisangiye cyangwa se uko bari kubibona. Ikipe ya Rayon urabona ni ibyishimo yabaganjije cyangwa se yanatsinze mwabirakariye muri ko bimeze byagenze bite? Ntabwo twishimye nk'abafana ba APR neza ariko nabwo nyine nk'ikipe y'u Rwanda itera irushanwa riterwa inkunga na nyakubahwa perezida nabwo ntabwo twababara cyane kabisa. Ntabwo wababara uri umuntu w'umugabo kabisa cyane. Wowe bishatse kuvuga yuko ikipe yose kuba ari ikipe yo mu Rwanda yatwaye igikombe ari insinzi kuri wowe? Oya ntabwo ari rero sinayifana cyokora kuba ari irushanwa riterwa n'umukuru w'igihugu inkunga. Icyo cyonyine niho nyine nafana ko ngako konyine ariko rero wapi ntabwo nayikora. Urakoze cyane. Niki wabwira nk'abantu bashobora kubona yuko bitewe n'uko bifuza yuko ikipe yo muri Kenya ariyo yatwara iki gikombe? Ya nabwo ntabwo babahaye irushanwa cyane agaciro urebye nyine nabwo babikunze cyane. Uravuga ureba hari ngo ntabwo byaba bimeze bite? Ntabwo babikuba nyine baba bikunze cyane nabwo. Urakoze cyane. So kuri iyi nshuro rero turagushimira cyane nk'umufana waje gushyigikira abafana ba Rayon Sports kubera yuko nawe uri umusportifu. Urakoze cyane. Sawa ariko nayo irahari utayibagirwa ariko kuri uyu munsi ntabwo ushobora kuza guhindura ukajya kuri Rayon Sports. keretse ari isigaye ntabireka. So reka tuse n'abajanisha ari ikipe ya APR yatwaye igikombe ibi byishimo ubonye mu karere ka Rusizi wabibona n'ubundi bimeze gutyo gusa baturi hejuru gake baturi hejuru ariko nabwo birumvikana umusa rero bishatse kuvuga yuko wacitse intege baturi hejuru gutya none bari bamaze igihe kinini batatwara igikombe imyaka 7 irashize APR itwara igikombe ko yonyine ntacyo reka tuzane n'undi mufana wa APR turebe umeze gute ufana iyo kipe fana Rayon Sports so bishatse kuvuga yuko nk'umufana ureba muri kamera bishatse kuvuga nk'umufana wa Rayon Sports uyu munsi uriyumva ute? Ibyishimo biri hejuru cyane kurenza uko mbitekereza nanjye ubwanjye. Twabashize muri kuma mu rugo. Twabashize muri kuma mu rugo. Bagagenda
ibijumba. ufaniye wowe mama Rese Paul. wowe ufaniye Barajya kurya ibijumba batwatsinze. abo mwatsinze Oji. bagenda bite mama Bararya ibijumba. Ibijumba. ufaniye wowe ufaniye Reyo. Reyo enyanya. Enyanya. ufana aperi Reyo enyanya. Enyanya juu zaidi. mere wowe ufaniye kipe wote Uyu munsi nikosora la. Nikosora kabisa. Nikosora papa. umunsi ariko murarara Imyaka njye navutse 2005 buryo ubu kuva nkiri uruhinja bro papa yahise ambwira ati akira umva ngo bimeze bite sawa nikosora ngo wavutse ryari 2005 ngo papa wawe yakubwiye ngo yarambwiye ati nkuraze rero niyo napfa ubu akurazereyo yes nawe uzayigumaho mpaka mpfuye uyu munsi yaguhaye ibyishimo byinshi cyane uva icyo gihe yayikuraga nibwo wabona ibyishimo nk'ibi gutya wese sibwo bwa mbere ubonye ibintu mu mujyi bimeze gutya yes ya bro byakaze ubu ngubu nanjye urumva njyewe ndi ibyishimo bifite nyono byakaze ubu ngubu mpagaze gutya amashati nayakuyemo bro ariko urarara gutya njyewe ubu ngubu ntabwo byakunda ngomba kuyungura reka ubundi ubusanzwe nuko usanzwe ureba njyewe cyangwa ureba gutya ureba uyu munsi ibyishimo mfite ibyishimo Sarupongo baranze Sarupongo baranze Sarupongo umwana w'umureyo Sarupongo ninde Sarupongo baranze Sarupongo ninde Sarupongo se ufaniye ikipe yatsinze zibakinze Sarupongo ni umuntu wanyamuraga cyane ntabwo yawushaga nabonye umuntu umeze nka Sarupongo nabonye ubundi w'umwana njyewe mwana umunshakire muheze tawo ndamuheza akantu wahehungu umwana hari ahantu uko kagakipe kandi karakana mukambwira ati njye aho basura bakakira kandi kana bakakira kandi kana kamwe kameze gute gakina Ubundi wowe muri ibi byishimo urabona wasobanura gute bro? Leo ni kibamba kubanduka papa. Unaona mambo ni noma papa. Sisi tuko tunafanya, tuko bafani ya Rayon Sport. Papa tunaifanya kabisa ile enjoy kipetu ya roho. Ya man. uvaryari wowe Ewani, depuis 2017 kimara kumenya ubwenge papa. 2017 kabisa uyu munsi yo rero idatwara igikombe byari bigende ntabwo nari kujya nari mu gitanda ntabwo nzoga kuba umufana bro none nari gupfa none nari gupfa turabona mu manuka mwerekeze kwingi muri kujya he umujyi turawuzunguruka papa turawuzunguruka papa umunsi areka nkubwire uyu munsi ni ibyishimo bitandukanye kandi bajya bavuga ngo abantu iyo bishimye barishima koko kandi bakishimira ibintu byabayeho ubu tugiye kunywa uyu munsi mugiye uvuze ko mugiye uyu tugiye kunywa none uranywa iki uranywa iki kubizi siporo zacu baraziciye agakofi karasiga zacu baraziciye turanywa mitsingi uyu munsi ntabwo wanywa na ji njyewe none ndanywa pirimunsi papa we pirimunsi kiwingu barayiciye njye nakuniraga igisiga ariko igisiga ni iyihe Kagame yavuze ko nyine atabishaka nta n'impamvu yo kunywa ibisindisha dukeneye uramutse unyweye ji hari icyo waba ji ntabwo hari ukuntu twebwe tuba tumeze iki cyaka cyose ji nta kintu ariko yabuze umunsi abanza wowe wanyweye kiwingu njyewe aho narindi njyewe njyewe narindi ahantu ndababwira ati mwa bantu mwe nicaye hasi bari bicaye ku ntebe ndavuga ati ntabwo nakicara ku ntebe iminota 20 njyewe uko nicara hasi iminota 20 yashikana gito nabona ndavuga ati mwa bagabo iyi kipe yanjye bimeze gute none uyu munsi niho nabibonye iyo babahushaga byagenze ute wicaye mwiyo njyewe bamuhice mutanubika umutwe hasi numa ndahere nabaga atari kora navuga ko iyo bagishyiramo igitego wubise umutwe hasi umutwe niwe wari kwinjira umutwe hasi segonda rimwe ngazamura abana banjye batabanyumva batavuga ati ntabwo nakaraza rupongo kakomeza kuba barakuriye ufite abana bangahe njyewe mfite abana banjye babiri bose bafana rero ahubwo hazagera n'uyireka kwifana rero ntabwo yandara mureke tuganire avuze yuko ageze ureka kwifana atazuryo byagenda ute jewe nagukura niyo ari munda musa nawe urahari ndahari waje umureo mutima kabisa kamera wowe reba hariya twizere ko nta kiwingi irimo ntayirimo ufaniye kipe fana murera ku mutima navutse na sogokuru fana reyo narayibonaga jeza arayigira arega mwese muri kumbwira ko babaraze basogokuru wanyu babaraze ukanwa niko bajya tujya turirimba kandi nawe urabizi kuri ubu vuka banafunze avuze ijambo rikomeye cyane aravuga ngo
ngo ku isi urugo rwose rurimo abantu batatu haba harimo abantu babiri niko kuri nawe wabibonye ubundi ku isi urugo rurimo abana batanu ugiye kumbwira tugendeye mu bintu biba mu Rwanda sibyo harimo akazi gatandukanye ugiye kumbwira mw'abo bana batanu ikintu kitagomba kuburamo bana batanu bose babonera akazi mu bana batanu ikintu kitagomba kuburamo mu bana batanu buri umwe ugenda umuha umurimo utandukanye n'uwundi mu buryo bw'ikipe yari yose cyangwa imirimo yose rusange na rero nushakiremo ariko ushyiremo cya mbere ku mwana bitewe n'igihugu cyacu aho kigana iterambere kiriho gikuraho kandi kihuta abagomba kubanza kwiga cya kabiri njyewe uyu mwana ikintu cya mbere nabanza kumushishikariza wenda mu rwego ndavuga ku bantu batandukanye b'umuhungu n'umukobwa umukobwa namutoza kuba umuganga icyo kintu nabanza kumushishikariza akajya afasha abarwayi cyangwa se indembe umuhungu ikindi kintu namushishikariza ni ukujya mu ngabo z'igihugu urakoze cyane akajya yimana u Rwanda uri kugenda ubundi wambwiye batanu uwa gatatu namutoza gukina umupira kandi akajya muri Rayon Sport wenda ibindi bikazaza nyuma ariko yaranyuze muri Rayon Sport nanjye nabyaye umureyo abo babaye batatu icya kane nicyo tugezeho icya kane ntago namugira umunyabizinesi imana itanze uwo mugisha ajya muri bizinesi akajya asova abo bari ku ruhande wenda mu buryo bw'imibereho uwa gatanu hano urucabana ni umuyobozi ngatunga umuyobozi wimana igihugu ukumva umeze neza cyane Kagame bari kwigimana igihugu n'ubibonye urakoze cyane ategurisha igikombe cyiza gitera inkunga akizana mu Rwanda natwe nk'abareyo twagombaga kwimana u Rwanda nk'uko nawe yabikoze tugasigarana iki gikombe mu gihugu urakoze cyane hasigaye umubyeyi wowe n'umugore wawe mwebwe mwakora iki njyewe nk'umugore wanjye ikintu twakora ni ugushyigikira abana bacu urakoze cyane uri umuntu w'umugabo wari uzi ko usobanutse cyane rwose nta muntu udasobanutse uyu mupapa ntacikanwe dufite abana batanu n'abana batanu bari mu rugo nibo ufite sibyo ni urugero ntabwo wanyweye ikiwingu umeze neza tugiye kubisubiza nushake ube wagendera kuri ibi cyangwa ube warushe uyu nguyu ibyo avugaga wabyumva abana batanu ni iki wabatoza kugira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda gikure kivuga ngo uyu mupapa yarereye u Rwanda tugiye kuvuga abana batanu ikintu cya mbere umwana wa mbere tuvuga ureba muri kamera ikintu cya mbere umwana wa mbere namutoza ubuhinzi buri buhinzi icya kabiri umuhinzi nabutoza umwana wese waba uri umukobwa cyangwa ari umuhungu ikindi cya kabiri nkamutoza nkamubwira ko agomba kugera ku ntego y'ubuganga akazavura abantu icya gatatu ntabwo umwana w'umuhungu kuzakora mpaka ageze ahantu hejuru cyane ku buryo abandi azajya ahereza abantu akazi nk'uko nanjye ababosi banjye bajya mu akazi urakoze cyane icya kane akantu k'uburero ntambwira ati wa mwana ibyo uzakora byose ariko ntuzibagirwe iyireyo iyireyo yamaye ibyishimo byinshi cyane icya gatanu umwana wanjye wa muri kamera umuntu wa icya gatanu ngwino uhagarare hano icya gatanu namwigisha namwica kujya mu ngabo z'igihugu nkamutoza nkamubwira ati dore igihugu kiraharanirwa kugira ngo gikore kandi byose tubikorera twebwe bose nibo badukorera n'ibyo bindi bitanu byose urakoze cyane wari uzi ko usobanutse urakoze cyane wari ubizi ko usobanutse ndasobanutse cyane urasobanutse kubera yuko iyi ni ikipe yaduhaye ibyishimo mufite impano zigiye zitandukanye harimo gukunda igihugu ndetse no kugikundisha abandi hari ikintu muvuze cyiza cyane ngo kwimana igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko umukuru wacu w'igihugu abidutoza cyangwa se yakimanye murasobanutse muba mufite impano zigiye zitandukanye uretse no kuba mwafana urakoze cyane wari wambonye se twagiye si ukubateza ibintu bituma igihugu kigira ute kigira ikibazo ahubwo kwego urubyiruko ikintu turushishikariza urubyiruko anabyumve neza urubyiruko tugomba kurubwira ati bakagira iki bagakura amafuko mu bibuka bagakura amafoko mu mifuka twagiye nibyo buriya ushobora kuseka hari ikintu mba mubwiye ushobora guseka hari ikintu baba bakubwiye hari ikintu mba mubwiye ukaba utabubizi kuko ururimi ruratandukanye bihoreye twikomereze sibyo urumva wa mubyeyi we reba na moto dore na televiseri zamenetse uri kubibona iyi ni wowe wayitwaraga reba televiseri nimwe yaguye hasi twabikomeje n'ubundi wari ukomeza kutubwira umva wa mubyeyi we ikintu nkubwira cyo impamvu buriya ubonye mbikubwiye ni ukugira ati umunyarwanda barakubwira umunyarwanda
ni nyina w'abana banjye. Umunyarwanda ni nyina w'abana banjye. Urakoze cyane. Uko mundeba ni umunyamakuru ku bufatanye bwa Maneri Entertainment ndetse na Validani TV. Aba ni abafana ba Rayon Sport. Reka ngene mbiberekera ibyiza. Abasaba imbaza bite? Nada subu biraza kurangira abantu badashize mu mujyi baramutse baraye bafana se nawe urararamo none subu umugabo wafana Rayon Sport gutya turi bamwe muri kumwe hano abana n'umumotari ari hano abana bari mu rugo niyo twaze tubona aho zo gutwara ariko suko n'ubu tubona urakoze cyane